Umusaza Ntoni Karamaga amaze imyaka 77 atuye i Kanombe. Mu gihe cye ngo Kanombe yari ituwe n'abantu bake cyane n'ibikorwa remezo by'ibanze nta bihari. Mbabwe ntabwo mwabyemera. Hari ishyamba kandi hatuwe n'abantu bakeya. Umuntu wa mbere menye ubwenge nahasanze sokuru wanjye ni wari utuye kuri agasozi. Inaha ngaha hari nk'abantu batarenze 6 cyangwa 10. None sino habaga nta mariba y'abagina. Twebwe ntangira kumenya ubwenge bwo kuvoma. Twavomaga hariya ku Kimihurura ku Kinamba cya mbere. Uko imyaka yashiraga abantu bagendaga biyongera kugeza ubwo havutse agace kaje guhabwa izina ry'akajagari aho ngaho i Kanombe. Akajagari ka Kanombe menye ubwenge nta kari gahari. Kaje kuza nyuma aho bubakiye kira kigo cya gisirikare igihe cya Kayibanda amaze gukura mbonye umutwe nibwo kira kigo cya Kanombe cyagiyeho cyubatswe. Noneho rero cyubakwa n'abantu banyuranye, abantu baturutse impande zose, baturutse za Ruhengeri, za Byumba, za Cyangugu, nibo bari abantu rero babafundi nta muntu wari uzi kubaka. Baraza uko bageze hariya barubaka kira kigo, igihe cyo kigeze barahakunda batangira kwigurira utubanza rero barubaka abaturage. Nuko ako kajagari kaje. Ahiswe mu kajagari ka Kanombe ngo niho hasaga n'ahateye imbere ugeranyije n'ibindi bice byari bihakikije. Mbega niho hatangiye gusirimuka mbere. Niho hubatswe amabati, niho hakoreshejwe utuntu tw'udusima twabonaga ubundi twakoreshaga amase ku nzu. Hari haryoshye, hari hameze neza cyane. Hari haryoshye icyo gihe, hari hamaze no kugera indaya. Abantu bashaka kunywa inzoga ari byeri. Hari umugabo witwaga Domiri wari warahubatse ibare nziza. Abantu bamaze gukanyakanya bavuye ku rwego bakajya kunywa byeri. Abatuye mu kajagari ka Kanombe kuri ubu bo basanga iyi nyito itaberanye n'imiterere yaho, bemeza kwitandukanye cyane n'iya kera. Izina ry'akajagari, izina ni ryahozeho kera ariko ubu ngubu ntago ari akajagari. Kubera ko abantu bameze neza, dukora neza, nta kibazo nta n'ikibazo kiri hano mu kajagari kabisa. Uyu ni umujyi ntago ari akajagari. Ahubwo sinzi icyo bashingiye bahita mu kajagari. Wenda bashobora kuba karahahoze ariko twe ku cyifuzo cyacu twakwifuza ko iryo zina ryahinduka. Kuko ntago rijyanye n'uburyo hateye. Urabona amazu meza hari, ubucuruzi buhari buteye imbere. Kwita mu kajagari tubona harabangana. Ibikorwa remezo bitandukanye birimo cyane ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali biri mu byongereye ubwamamare bwa Kanombe, kandi isura yayo igenda ku munsi ku wundi kimwe n'ibindi bice biyikikije. Jean Damascene Manishimwe mu kajagari ka Kanombe i Kigali.